Ibihe byiza mwe mukurikira Ubukungu Talks. Uyu munsi turagarutse kugira ngo dusubize kimwe mu kibazo gikomeye cyane twabajijwe namwe mu badukurikira kandi nkeka yuko nawe ushobora kucyungukiramo. Yaratubajije ati kubera iki business zizwi nka multi-level marketing kugeza n'uyu munsi bavuga ngo ni bushize twigeze gukora ikiganiro dusobanura n'iryari biba scam cyangwa se nibe scam, ariko yarambwiye ngo ntabwo basobanukiwe. Niyo mpamvu uyu munsi tugarutse nk'uko bisanzwe ku Bukungu Talks tugerageze noneho twanalize noneho turebe impande zombi, tureke kuba one side twako kugira ngo abantu basobanukirwe rimwe na rimwe ubaha impande zombi. Ndabizi neza abanyarwanda turasobanukiwe kandi turatekereza, wowe ukifatira umwanzuro atari twe tuguhaye. Well, icyerekeye na MLM ntabwo ari business ya vuba pe, ni business yaje mu 1800 ku makampani azwi nka Avon. Zirakura zizamo nibwo mwabonye izo bita Amway, mubona izaje nka Alliance, mubona izindi za Young Economic Drivers mu Rwanda zabaye nyinshi cyane. So ubundi ubushize twagerageje gusobanura ntago uburyo zikora, hari ibintu byinshi tugomba kumenya. Bakubwira yuko ngo ziri ku isi yose cyangwa se barimo barapicinga cyari kubabwira zira ide zabo, akenshi bababwira yuko ziva ku isi yose. Reka dusobanure neza. Ziri ku isi yose ariko nyine nk'uko bizwi zahereye muri Amerika, zifite uko zajwe ndetse na bamwe mu bazikoze ni abantu bari respect cyangwa bubashywe cyane nyuma y'intambara y'isi cyangwa na mbere yabo. Byari abantu bakomeye cyane bakora icyo bita direct selling business. Ariko hano ikintu tugomba gusobanura, urebye neza ibi bintu uburyo bikora, bagurisha ibintu bitari mu masitore. Ni ukuvuga ngo bashobora kugurisha ibintu direct ku ba distributors babo, ari bo mwe mubona ari nk'aba members za teams, hanyuma aba members ba teams bakagurisha kuri bagenzi babo. Ni gutyo ubundi business bayibatse babikoze. Ni ukuvuga ngo akenshi produit ntabwo ziba ziri muri store nyine ziri ahantu, ahubwo aba members bayo baba bafite access. Wenda urugero bafite office imwe, bajya izo produit bakazikura, buri wese akazitwaza, cyangwa amaje kugura membership kitwaza imifuka yangiza akagenda akagurisha kuri bagenzi be. So ikintu gihari ahangaha rero, ahangaha umeze nk'aho ari umuntu uri nka salesman ababizi salesman cyangwa umucuruzi. Ntabwo navuga ko ari umucuruzi, buriya salesman akenshi ikinyarwanda kigira amagambo make. Salesman ni umuntu aba ari umuhanga, akazi ke ni ukumakinga sure yuko produit ya company igurwa. Ahangaha rero MLM ni ukuvuga ngo cyangwa se aya makampani yose ari muri ibi ngibi singiye kugira iyo mvuga kubera yuko itagira ingaruka mbi wenda bigiraho ikibazo ku babikora wenda, kuko kenshi hari n'amakampani aba yanditswe afite n'uko akora kandi bigeze no kubataka birangira batsinze. Ari nayo mpamvu umuntu yarambwiye se aba bantu niba koko ari scam, kubera iki n'ubu ngubu bagikora kandi ibintu byabo bikaba bikemewe ku isoko. Niyo mpamvu nyine twaje hano kugira twanalize bombi turebe. Hari ibintu bimwe abantu bavuga, urebye mu magambo make y'ubushize twagerageje kubisobanura. Iyo kugira ngo ubone amafaranga, imbaraga nyinshi ziri mu kurekirita abantu kurusha uko wacuruza, icyo gihe bihita bimera nk'aho byiswe illegal cyangwa twabyita yuko twabigeranya na scam. Kuvuga ko niba imbaraga kugira wunguke biba mu kuba warukirita umuntu akaza muri system nk'uko babyita, kurusha uko ibyo baguha kugira ngo ugurishe bitakwinjiriza amafaranga, aho ngaho aba ari ikibazo. Ari nabwo n'inkiko n'amategeko birubahirizwa aho ngaho, kwako ntabwo ari byo tugiye gusobanura. Ibi ngibi ndabivuga bikajyana n'izindi online business nabonye abantu bazana ngo ni referrals, ugasanga kugira winjire n'urugero ni nk'ibihumbi nk'icumi, wazanamo umuntu ukabona baguhaye komisiyo y'ibihumbi 5, ariko kugira ngo uzongere gukorera amafaranga urimo imbere ugasanga ama games survey nk'urugero abenshi njya mbibwira, ugasanga na surveys uri gukora online ziguha amafaranga make cyangwa wanayikora ntiyemere, cyangwa se ugakina nayo magame ngo ni trivia games rimwe na rimwe ntibikunde. Ugasanga kugira ngo uzabone amafaranga nawe ubikuze muri system bigusaba kuba uzana abandi bantu. Icyo gihe izo company mujye muzirinda. Ni ukukwereka yuko uri gukora amafaranga online ariko urumva ni at the expense, cyangwa se ni ukubangamira abandi bantu bari kuza ukabungukaho bo batazigera bunguka, kubera ko iyo byanze we iyo bikunze uratwereka ngo wabonye amafaranga, ariko noneho twe tukibaza uriya we noneho bizagenda gute, kubera ko we natayabikura kugira ngo abwire undi muntu ngo yinjire bizagorana, kubera ko we nta mafaranga cyangwa nta kimenyetso cyerekana yuko yabonye gihari.
ahangaha dukomeze noneho kuri MLM, aho mbabwiye no kuri izi za online nazo zimeze nk'aho zikoresha business models zimeze nk'aho ari multi level marketing, ariko babijyanye online, ari ubundi buryo bari gukora muri iyi minsi. Twikomereze, ubwo niyo mpamvu ubwana imbere yo guhitamo koresha ubwonko wawe utekereze umenye neza ikintu ugiye guhitamo. Dukomeje ku kindi kintu nanone ahangaha tugomba kwibaza, turahita twibaza tuti ubundi se iyo nk'ubu nyine nk'uko tumaze kubivuga, iyi nyungu ari ukwinjiza abantu benshi muri sisiteme kurusha uko wacuruza ibintu byawe ugakora amafaranga, iyo kampani nubwo yaba ari MLM, iyo ngiyo iteye ikibazo. Unabijyanye bifite n'amategeko banabahana kubera ko ibyo biba bisobanuye n'ibyo byanjye twita yuko ari scam, aba ari sisiteme izubakwa hanyuma igihe cyagera ikayitigwa abantu ntibakorera amafaranga. Ari nayo mpamvu hari ababigerageje barabivugurura, cyangwa hari n'abazikozemo mbere ubu bikorera amakampani yabo afite uko akora muri direct selling method, kubera ko abenshi direct selling ntabwo babizi, ariko bibayeho igihe kirekire kubera ko ni uburyo bumwe business nyinshi zisaka aba distributeri bagenda basharinga ibintu kurusha uko byamera. Twagerageza kuvuga ni ba distributor bikagera ku bakiriya benshi. Ni ibintu kampani yose yakishimira kuba produit zabo zifite uburyo zagera ku bandi bantu, ari nayo mpamvu niyo bazegereye rimwe na rimwe babyemera. So ahangaha ikintu kindi nanjye nashobora kuvugaho nanone, aho tubasobanuriye neza kugira umenye ni ryari iba iri illegal, kuko kugira ngo bamwe bibajije impamvu zicika amategeko, nako kantu barebaho, bareba ese iyi kampani ikoze ifite ama accounting n'ibiki byayo byose biri clear, yego. Ama package ari clear, yego. Kubera yuko ikintu namwe mugomba kumenya turi busobanure mu bigiye kuza ni icyitwa membership, nibyo turi buze gusobanura, ariko akantu koroshye buri muntu wese yanota. Nubona kwinjiza amafaranga biri mu mbaraga nyinshi mu bantu binjiza kurusha yuko izo produit bari kukwereka, kuko n'abazi ubwenge bacuruza produit zimwe mu bantu bose bakurikira, ugasanga wenda hari izo baza kugira ngo zongera imbaraga mu gutera akabariro. Ni ukuri reka tubivuge kubera yuko nabyo uzabibona, hari abacuruza produit bavuga ngo zigabanya iyo uyiriye, urugero urananuka cyangwa se ujya kuri tayi, cyangwa abandi bagakoresha izindi pitching decks bakubwira yuko iyo produit iyo uyifashe icyo gihe iyo ufashe iyo produit, urundi rugero ni iki, za cleaning products, bino boza mu iyo uri koza mu gikoni n'iki, abenshi bakoresha boza ibirahure n'ikindi kintu, bakakubwira yuko izo produit n'ubu zifite bakoresha ibishoboka byose akaba ari izo produit baguha in exchange ya membership, cyangwa se bakaba bafata n'ibindi bintu ushobora kuba wakenera mu buzima bwa buri munsi. Mbese niba ari direct selling ugomba kumakinga sure yuko izo produit atari ikintu nzagura rimwe sinongere kukigura igihe kirekire, kuko icyo gihe murabyumva bihita bigaruka muri cya kibazo twavuze, ntuzigera ukorera amafaranga kubera ko icyo kintu gitwara igihe kinini, ahubwo bizajya bigusaba gushaka abantu bashyiranamo. Ari nayo mpamvu usanga nyine akenshi musanga tubyitaho ko ari ukuguseringa dreams, izo business opportunity, rimwe na rimwe akanakubwira ngo reka akazi kawe ngo wajoininge byaba business uzakora ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu abenshi bafite ubwoba bw'uko izo business ziba ziri doomed to fail, cyangwa ziba zigomba gufailing. Gusa igice cya kabiri ikintu nshaka kwibaza ahangaha, hari myth cyangwa se hari ibintu abenshi bibaza ariko nta muntu wabaha umwanya ngo abisobanure. Icya mbere, izi abavuga yuko umuntu wese ushoye muri MLM ahomba. Ntabwo ari byo, kubera yuko nk'uko nabibabwiye MLM idea yabo impamvu no ku isi hose zigihari. N'ubu ngubu muri Amerika benshi barahubaha bakavuga bati hariyo amategeko n'ibiki, ariko nazo ziracyahari. Izi za Herbalife murazibona cyane, ziba zihari cyane. Ibi ngibi byose muba mubona za Amway ni kampani zikomeye ziri hariya, ariko kubera iki bakipinga afloat, cyangwa kubera iki guhera batangira nka za MLM zo muri 59 n'uyu munsi ziba zigikora, cyangwa ukajya kureba ukabona Avon yo guhera mu 1800 n'uyu munsi igikora, cyangwa ugasanga amakampani menshi cyane bacuruza ibintu byinshi. Buri gihugu usanga bafite ikintu bagenderaho, kandi n'ikindi iri kukubwira yuko ngo abantu bose bagiyemo bahomba. Ntabwo ari byo, kuko nabo bari clever, ntugire ngo ni abantu binjije. Ikintu cya mbere bagomba gukora ni ugufata discounted price. Ni ukuvuga ngo umuntu w'umumemba w'izo company aba afite ubushobozi bwo kuba yabona amafaranga cyangwa se kuba yabona gukoresha ya membership yinjiriyeho. Product we iyo zimujeho ziba zihendutse, hanyuma wiyo ayiserinze ku bandi abonaho inyungu.
aho ngaho niho nabo babera smart cyangwa se niho hantu karimo akantu ka sawa. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ndaza kubisobanura n'inanzura. Ni ukuvuga ngo aha ngaha niyo mpamvu mubwira nti niba uri nk'urugero, tuvuge urugero kampani A ni MLM ariko icuruza umuceri, kandi iyo muceri uri memba wayo uba uhendutse, icyo gihe ngiye kubera ko nzi ko ndya umuceri buri munsi, ningura membership, iyo membership ikizamfasha n'iki? Ntabwo ari ukubicuruza, nshobora kuyigura hanyuma nkajya nigira access mu gufata wa muceri uhendutse. Ibyo nabyo nibyo ndi kukubwira. Hari n'abantu bakoresha ama supermarket, ni business model abantu biga trade murabizi. Company ukaba ufite ikarita ya membership ituma uhaha ibintu at discount. Ni ukuvuga ngo niba mfite membership ya supermarket runaka hanyuma nkagenda nkagura, iyo mfite iyo membership ku rwego wenda mu kwezi banemerewe guhaha ibintu bihendutse. Nanjye iyo company ya MLM nshobora kubona icuruza amavuta, nkabona icuruza umuceri, nkabona icuruza amasabune, ibintu nzakenera buri munsi. Icyo gihe nge nshobora no kuyijoininga, purpose yanjye atari ukugira ngo njye gukorera amafaranga, avuga ni okay, nzambona umuceri uhendutse, nzajya mbona iki, nanjye nkayijoininga, nkirira umuceri uhendutse, nkirira amavuta ahendutse, harya benefit zo kuba mfite iyo membership. Kabone nubwo yaba intwara menshi, urumva naba nabikarikiye, nzi yuko ayo mafaranga ntanze azatuma mbona ibintu bihendutse igihe runaka, bikaba ari byiza kurusha uko najya ku isoko kwirwa mbihaha. Aho murabyumva idea yanjye yaba yitwa gute? Gusevinga money cyangwa se kubika amafaranga. Ikibazo kiraha rero, abantu benshi ibibazo bakunda guhura nabyo usanga kugira ngo ajyemo, inshuti ye, murumuna we cyangwa se anti we, umushuti we bamaze igihe batabonana, ukabona arakwandikiye ati business bimeze bite, amakuru y'iminsi, ugasanga ufite ikibazo wenda cy'agashomeri muri iyi minsi cyarazamutse, akakubwira ngo hari business opportunity ufite rero ngo yaguteza imbere. Iyo bije gutya niyo mpamvu wumva ngo abantu hari ibintu wumva ngo 99% by'ababijoininga barahomba, cyangwa se bakumva nanone barakubwira ikindi kibazo bakakubwira ngo ni business abantu bakorera miliyoni. Wowe iyo ugiyemo kubera yuko ari ukugira ngo ubone miliyoni, iyo ugiyemo ntuyibone, icyo gihe niyo mpamvu yita ngo ni fail. Ariko iyo si impamvu logical yo kuba wagira, kuko iryo aba ari ikosa ry'uwagupicinze ID. Niba ari kukubwira ngo waba miliyoneri nawe atari umumiliyoneri, aho ngaho uri kubyumva. Cyangwa se niba ari kukubeshya ngo ni miliyoneri, imodoka yajemo yayikodesheje, icyo ni ikibazo cyawe. Niyo mpamvu babwira abantu ngo mwebwe mufite ubwenge namwe nimugiraho mubukoresha. Ariko aha ngaha nanone ikintu nanjye cya nyuma kugira ngo tugerageze gusobanura ibi bintu tunabiviremo rimwe, kuba bavuga ngo abantu babahomba amafaranga muri iyi business, ni ibintu biri byo ariko bitari byo. Kubera iki? Business yose ku isi irahomba, cyane cyane abahomba bashora muri restaurant. Muzi ukuntu zihomba iyo utabonye abakiriya, uhomba ubukungu ugakongoka neza ibiryo ukamena. Cyangwa se na business zose murabizi, kubera iki se haba ama statistique ati muri business 100% zitangira wenda 70% zose zirahomba. Kubera iki icyo kintu kigihari? Ni ukuvuga ngo kubera iki se wumva yuko abantu bakemera kujya bahomba bagiye gushora muri za business nini cyane? Abangaba bagiye muri utu business dusa nk'aho ari duto, kuko na usanga membership ni 10,000, 20,000 amafaranga logically ushobora gusanga wowe utashora muri business y'ibintu bari gucuruza ngo bishoboke, we akabikora bigashoboka. Icyo gihe waba uri kwirengagiza. Ni nayo mpamvu izi business zikomeza zigakora, kwa ko wiri kumubwira ngo uhombe, uba wirengagije yuko nawe akwatatse akakwereka ko aho ugiye gushora handi mu zindi business naho wahomba. Niyo mpamvu izi kampani nubona zikiriho, kubera yuko mubataka gutya ariko mwirengagiza yuko namwe wakoreye indatake hari uburyo babatsinda. Ahangaha ikintu cya mbere mugomba kumenya ni ukuvuga ngo izi MLM ikintu wenda zihita ziza ari zirushije icyo twita traditional business model, bo baza bameze nk'aho ari sales based business, kandi bo bakakwereka yuko investment yabo araba ari amafaranga makeya na risk yo guhomba ari ntoya. Zimwe muri zo, ntabwo ari zo zose mvuze, kwa yuko nababwiye itegeko ugomba kureba. Ubundi MLM zaremwe kugira ngo zitwe direct selling companies, cyangwa se gucuruza ako kanya kugera ku mukiriya direct. Mu Bushinwa zaraje, naho natwara iyo urebye mu mateka urabibona, zaraje abantu bazijyamo, igihe kiragera zirahagarara, banga gusubira muri MLM, batangira kubyikorera ku giti cyabo, irahomba, irataha, irazinga, iragenda. Nko mu Rwanda nazo ushobora gusanga nabyo bizaba, kuko ni ibintu nyine ngiye ubu byiga, iyo ubyigura bigiye ukabibona.
zizaza abantu baze bajye muri izo economic drivers what bagende bige business model nabo nibarangiza bakora ibyabo. Nkuko njye mbikubwiye economic drivers abantu bazirimo bari muri ziriya za forever n'ibiki ureba bazishinze bafite aho bahuriye n'ibyo. Izo zose nabo baragenda bakiga business model bakareba ukuntu ikora, nyuma nabo bakikorera amakampani yabo. Nabyo bizabaho, niyo mpamvu zizabaho mpaka. Ni ukuvuga ngo hano icyo nkubwira wowe ukoresha ubwenge ukanareba ibyo bintu ari kukubwira ni biki. Ahangaha tubonye yuko zitanga minimum risk ku bantu bagiye. Noneho ikintu cya nyuma ahangaha tugomba kureba noneho ni iyihe mpamvu ituma noneho zigumya gukora. Abantu biga marketing hari ikintu cyitwa loss leader. No kubera iki? Ni urugero iyo ncuruza mu iduka, ni urugero ikintu big igura 100. Izi company za MLM zizi ubwenge ku buryo zimakinga sure yuko iyi big yo aho kugira ikugere hari 100 izaba 60. Wowe icyo gihe difference ya 40 iri mu iduka izatuma utekereza uvuga uti iyi big ko nayo yitwa big ariyo big kubera iki njya kugura 100 singura 60. Kandi ikindi tubyibuke aba ari direct selling. Icyo direct selling bisobanuye yuko ako kanya ntago uhita ujya mu bintu byo kuvangura kiririkanya cyangwa se biraza kungana gutya. Aho ngaho icyo uhita utekereza ni product. Nturi urebe ngo ni quality ya ese ni good, ntabyo bya product quality turabirenga. Uwo icyo uri urebe muri icyo gihe n'urugero turi muri recession cyangwa mu bihe bya covid turi kucungana cyane no gucunga amafaranga yacu. Icyo gihe wowe icyo uri bukore ni iki? Ni ukujya kuri ya bike y'amafaranga angahe? 60. Noneho wa muntu ujya muri ya business agupikinga kuvuga ko bike wabona kuri 60 cyangwa akayishyira kuri 70 kwa yaranguye wenda 60, nta kibazo ufite aho kugira ujye hariya uragura ya bike. Ibyo nibyo akenshi abantu bakunda gukora. Izi business niyo model zigunda zikoresha loss leader zikamakinga sure yuko product iri buze ku isoko byitwa kimwe, nubwo yo yabihendutse quality iri hasi, kubera yuko akenshi wenda market irimo price oriented cyangwa se igendera cyane ku biciro. Ahangaha kugira ngo dusoze wenda soza ku inama ngiye kukugira, MLM companies zizahoraho kandi n'intambara yo kuzihosha akenshi iragorana. So ikintu ahangaha nkubwira ni iki? MLM ntabwo yo irabyemera yego cyangwa ikiyita network marketing, ariko ubundi yo business yitwa direct selling companies. Tubyumvikaneho, ni ukuvuga ngo ni ukugera ku mukiriya wanyu ako kanya nikikora. So ikintu ahangaha ngira inama abantu ni iyi ngiyi ari nacyo ngira ngo nsoreze. Niba wumva ushaka gutangira business ukaba uri umuhanga mu buryo bwo kubwira amagambo meza abantu bakaba bagura produit, ukaba unumva yuko ushobora no gucreate team y'abacuruzi nkawe bazi kubwira abantu bagahaha, rwose aba bantu nibaza bakakwereka nyine ibyo bintu bacuruza ukabona bigenda mu bwonko kumva ufite n'abakiriya bo kuzabigura, kubera ko bakofaringa wenda minimum risk, wenda ukaba washora makeya kandi ukabona uzunguka, go ahead. Gusa nanone ikintu kindi ngiye kukubwira, niba wumva udafite gahunda yo gufungura business cyangwa se business zigenda gutya utari interested, cyangwa ukabona bizi yuko ibintu byo kugenda gutera injuga abantu bagura ikintu atari ibintu byawe, ntuzatume aba bantu bakubwira yuko ubishoboye ari ubushobozi bwawe, kubera ko icyo gihe nujyamo utabizi niyo mpamvu uzisanga uri barimo abandi 99 bananiwe cyangwa badashobora kunguka. So ahangaha ikintu nshatse gukuraho ni iki? Guprovinga ko ikintu ari scam cyangwa atari scam bigendera bifite uko bikorwa. Nkuko nabikubwiye, iba scam ryari cyangwa yitwa illegal ryari igihe kugira ngo wunguke business yose, kugira ngo wunguke bigusaba kuzana abantu benshi muri system kurusha uko produit bari kuguha bari kukwereka izakungura wowe. Iyo ngiyo namwe murabyumva nta kintu kirimo, iyo ngiyo aba ari scam. Ariko mu gihe ushobora gufata kuba waba umucuruzi mwiza kuri za produit ukunguka amafaranga menshi ukanagura ibintu byawe kurusha uko wakinjiza mugenzi wawe, cyangwa ku buryo nuramuka ucuzinze yuko ngiye gufata inzira yo gucuruza, sinshaka ibintu byo kujya nzanamo abantu, wenda nimara kugera ku rwego runaka nzabereke ni hari inzira ebyiri zo kubona muri ibi bintu, hari ukuba wakora ibi ngibi ukunguka cyangwa ugakora ibi ngibi ukunguka. Ndumva inama nakugira ukumva ubihisemo ntacyo byaba bitwaye, ariko ntutume bakubwira yuko uri umuhanga mu gucuruza kandi nawe ubwawe muri wowe ubizi yuko utari umuhanga mu gucuruza.
Iyi ni opinion cyangwa se ni ibitekerezo byanjye dushobora kudiscusinga. Ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga, wenda wajya ku Bukungu Talks kuri Instagram, cyangwa se ukajya kuri business cyangwa Ubukungu Index kuri Facebook, cyangwa se ukaba wataginga wenda wataginga Ubukungu Talks kuri kuri Twitter, cyangwa dushobora kukubona. Ibibazo nk'ibi ngibi nibyo tuza gusubiza aha ngaha. Icyo dushaka ni iterambere rya buri wese, ntabwo icyo dushaka ari ugutuma business yawe igomba cyangwa ikava mu nzira, kubera ko twese nta nyungu tubifiteho, ariko nanone ntabwo dushaka bunguka ku giciro cy'abandi, cyane cyane bakoresheje ibintu byo kubabeshya, dore yuko akenshi ari byo byeze. No muri ibi bihe bya covid wanahomba ugakongoka, ntabwo twabivamo. Kubura ni igihombo gikomeye cyane kuri wowe, ku gihugu, no ku bandi bantu bafite icyo bakunguka mu buzima bwa buri munsi. Ciao shalom, naho utaha. Wakoze kugikurikirana, guhera kitangiye kugera kirangiye, gisangiza bagenzi bawe niba ubona ari ingenzi. Ciao shalom, naho utaha.